bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Ugize neza wabwira mugenzi wawe mwicaranye umunsi mukuru mwiza w'impuhwe z'Imana. Ubwo abicaye kure nyine babihombeyemo. Abicaye kure nabo bumve ko tubifurije umunsi mukuru mwiza w'impuhwe z'Imana. Dore tuba twavuye mu rugo rwacu hakiri mu gitondo, twabura umwanya wo kuramukanya. Iyo tugeze mu ngoro y'Imana ni byiza cyane, hirya yo kwifurizanya amahoro, ariko tukanifurizanya uwo munsi mukuru tuba duhimbaza. Ubutumwa rero bwa Kiliziya twabuzirikanye mu isomo rya mbere, uko Imana itugenderera muri Yesu Kristo. Ni amasomo tunamaze iminsi tuzirikana muri iki gihe cya Pasika. Mwabyumvise ko turi mu isezerano rishya. Amasomo yose turi kuzirikana ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'abantu bagendanye na Yesu. Yesu rakomeje kubigaragariza. Uyu munsi turi kuzirikana rero ku ishingwa rya Kiliziya. Ni gute Kiliziya yavutse mu bantu bashyira hamwe, ariko abantu babonye, bumvise, bakunze ubuzima bwa Yesu Kristo. Ivanjiri uyu munsi rero ni ivanjiri tuzirikana urukundo ruhebuje rwa Yesu, ukomeje kuza kwigaragariza ba 11 inshuti ze magara. Mwumve namwe ukuntu Yesu akomeje kuzibonekera. Uyu munsi rero ababonekeye bari mu bihe bitoroshye, ngo bari barikingiranye bafite ubwoba bw'Abayahudi kugira ngo batabura ubuzima bwabo. Barabujijwe kwamamaza izina rya Yesu. Yesu ababonekeye ngo bafite ubwoba bwinshi kubera ibyo babonye bakoreye Yesu. Abigishwa bari basigaye bari barakutse umutima. Yesu ababonekeye barabonye ukuntu Yesu yapfuye, bagendanye nawe, bumva urubanza baciriye Yesu. Namwe mwumva ukuntu basigaye bameze, babonye ukuntu Yesu yababaye, bakuka umutima. Yesu yongeye kubabonekera, harimo abagishidikanya nka Tomasi. Ukuntu twabonye Yesu yapfuye, ntamubonye imbona nkubone, ngo nkore no ku bikomere bye, naho bamushyize ngo ntabwo shobora kwemera. Ngiyo isi Yesu yongeye kubonekera abigishwa be, abasangamo. Mu ncamake, Yesu ababonekeye badafite icyerekezo cy'ubuzima. Barikanze bihagije, barababaye bihagije, barihebye bihagije. Bari kwibaza ngo ese Yesu uwo twakunze, ese niwe koko umwana w'Imana? Ese ibyo yatubwiye ari muzima? Nibyo koko? Iminsi ibaye myinshi, barikingiranye rero, barababaye. Yesu arabigaragarije ngo ndetse yinjiye mu nzu ikinze. Ni Yesu uje kubabonekera. Ntabwo afungwa n'inkuta z'inzu cyangwa inkuta z'agahinda. Oya, Yesu atugeraho uko tumeze kose. Rero nibajije nanjye nti, ese Yesu yaba yarakubonekeye? Kristo Yesu akuzwe. Yesu yaba yarakubonekeye aho ngaho wihebye, aho ngaho wigunze, aho ngaho wabuze icyerekezo cy'ubuzima, aho ngaho uri kubura uko ubigenza? Ese Yesu yaba yarakubonekera?
Padi, biragoye gusubiza icyo kibazo. Ese wowe ni iki gituma ushidikanya nka Tomasi? Ese waba ugishidikanya ko Imana iriho? Kristo Yesu akuzwe. Waba ugishidikanya ko gusenga bitanga ubuzima? Nta muntu wajyaga atubwira ngo hari abantu bigize abarakare, kigira karaka ajya ukanga n'Imana, kihandagaza ukayivuga nabi, ugahinyura n'abasenga. Ese nawe uracyashidikanya ko Imana ibaho nka Tomasi? Urashaka se kubona ibikomere bya Yesu wabambwe ku musaraba kugira ngo wemere? Ese uracyafite ubwoba bw'ejo hazaza nk'aba bigishwa Yesu yasanze barikingiranye? Birashoboka. Mfite ubwoba bw'ejo hazaza, narihebye. Basigaye bavuga ngo narashoye, ngo ndashya, ngo imari yanjye yarahiye. Imvugo igezweho ngo ndi muri kredi, narihebye sinyibona umwanya wo gusura abantu. Ejo hazaza hararemereye. Amashuri aratangiye, minerivare iraremereye. Padiri kutuvugira ibintu. Ndi mu nzu y'abandi ntabwo ndayishyura, ubuzima buraremereye. Naho ngaho Yesu aze adusanga. Mu by'ukuri Yesu aje kwereka abigishwa be, aba 11 basigaye, ko ikibi aho kiva kikagera ntabwo gifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Ntabwo twaremwe mu kibi, twaremwe mu cyiza. Ntabwo twaremewe agahinda, twaremewe ibyishimo. Ibyiringiro bya muntu ni ukumenya uwo Yesu. Rero Kristo Yesu akuzwe. Kuri uyu munsi dutahe tuvuga ngo ibyiringiro by'umuntu nyamuntu, umuntu nyamuntu ni ukumenya Yesu. Nguyu Yesu rero w'umunyampuhwe duhimbaza. Yesu udatinya izo nkuta turimo. Yesu dusanga aho twihebye twese, twabuze icyerekezo. Yesu dusanga mu buhakanyi bwacu. Yesu dusanga aho twihebye. Nguwo Yesu araje, yinjiye muri izo nkuta, inzu zacu zose zikinze, atuzana ikintu cy'agaciro ngo mugire amahoro. Iyi ni indamutso mujye muzirikana ko tuyikoresha buri gihe cyose dutura igitambo cy'Ukaristiya. Mu rukundo rwa Kristo nitwifurizanya amahoro. Sibyo ra? Harimo abayatanga ariko barakaye, uboshya ari ayabo. Oya, ujya rwose utuza, ushyira umutima wawe rwose ahantu heza, uvuga uti aya mahoro nguhaye ni aya Yesu, si ayanjye. Njye ntabwo ndabona ayo ntanga. Ariko urekura ya Yesu wishimye. Amahoro ya Kristo. Yesu nawe akimara kuboneka inshuro 3 zose abisubiyemo, mugira amahoro, mugira amahoro. Inshuro 3. Kristo Yesu akuzwe. Ndahamya neza niba hari ikintu umutima wa muntu uko waba umeze kose ubuze, nako kantu amahoro.
amahoro. Amahoro, ayo ngayo amahoro atangwa na Yezu, ni imitima yacu ibuze. Tubayeho natwe nk'aba bantu abigishwa 11 ba Yezu. Tubana nawe buri munsi, aratwiyereka buri munsi, yewe no mu gitambo gihebuje cy'Ukarisiya Yezu aratwiyereka, akatwibutsa ya magambo yabwiye ba 11 hashize imyaka 2200. Ntabwo ayo magambo yigeze asaza. Ayo mahoro ya Yezu ntiyigeze avaho namba. Uko yayadusigiye na n'ubu aracyayaduha, nimugira amahoro. Nta muntu ubeshejweho n'agahinda, gira amahoro. Nta muntu ku isi wiha ubuzima, mwana wanjye gira amahoro. N'iryo jambo yaje kubwira abigishwa be, natwe uyu munsi araritubwira. No mu kwifurizanya amahoro mu gitambo cy'Ukarisiya araritubwira. Mu rukundo rwa Kristo nimwifurizanye amahoro, nk'uko nanjye nabakunze yifurize nawe mugenzi wawe. Nk'uko nakugiriye impuhwe nawe zigire mugenzi wawe. Nk'uko naguhaye ibyishimo nawe byifurize mugenzi wawe. Ba Kristo bavandimwe, yivanjiri uyu munsi irongera kutwibutsa ikintu gikomeye. Mu gihe Yezu yamaze kubwira abigishwa be ngo mugire amahoro, yarengejeho ijambo rikomeye cyane, yabahaye n'ubutumwa. Kuko kuri Yezu nta kindi kintu yaha umutima wa muntu uretse ayo mahoro. Ufite amahoro atanga ibyishimo, ufite amahoro arababarira bigakunda, ufite amahoro yumva igisobanuro cy'iby'iyi si akanezerwa, ufite amahoro ntatwarwa n'agahinda, ufite amahoro yifuriza abandi, ufite amahoro arasenga akanezerwa, ufite amahoro akora neza akanezerwa, ufite amahoro arabyuka akaza mu misa akumva aranezerewe. Yezu ntabwo yarayobewe ko dukeneye amagorofa, ntabwo yarabiyobewe. Ntabwo yarayobewe ko dukeneye ibinyabiziga byinshi, ntabwo yarabiyobewe. Ntabwo yarayobewe ko tugomba kugira amafaranga menshi tukayohereza abana ku mashuri, ntabwo yarabiyobewe. Ariko yasanze ko ibyo byose bitunze udafite amahoro y'umutima ni imfabusa. Akantu karako mu mutima ukikanga. Arababonekeye rero habya ati nta kindi, ikintu mubuze umutima wanyu bana banjye ni amahoro, nimugira amahoro. Kandi abasanze inzugi zose zikinze, nta buhumekero bafite. Yezu abasanze aho barati nimugira amahoro. Abasesengura ivanjiri rero ngo Yezu akimara kubabwirira ijambo, barakinguye bose basohokera rimwe, bajya kubwirana ati Yezu twamubonye. Mwigira ubwoba, mujye kwamamaza ko yazutse. Niyo masomo turi kumva mu byakozwe n'intumwa, aho Petero na Yohani bahangara abayahudi bakababwira ngo duhagaze hano twamamaza wa wundi mwishe, yanzira akarengane mwamanitse ku musaraba, niri gukiza abantu igakora ibitangaza, n'uwo nguwo. Ngo maze abayahudi bakajya kwiherera kavuga ngo aba bantu kw'ibyo bakora byose ari byiza, ngo kandi n'ibitangaza bavuga ngo biragaragara, ngo tubakorera iki? Isomo ryeje ryatubwira ngo reka tubakange, tubakura umutima. Ariko se wakura umutima umuntu wahuye na Yezu? Kristo Yezu akuzwe. We wabuza amahoro umuntu wayavomye mu mahoro? Oya. Yezu nicyo kintu gihambaye atuzaniye. Ni nazo mpuhwe z'igisagirane umuntu adashobora kubonera mu wundi muntu uretse mu Mana yonyine. Kandi wahuye na Yezu nta kindi kintu watanga, nicyo ngicyo nyine.
Imana yaturemye neza, duharanira ibintu, dukeneye kubaho neza, dukeneye gutunga tugatunganirwa, dukeneye, ariko izi neza ko uwatunze ibyo byose afite amahoro, ni ubusendere bw'ubuzima bwa muntu. Isi yacu irashaka kudushyira ku munzani gutunga ibyishimo. Oya, ntaho bihuriye. Kuki uriya umuntu atunze ibintu byinshi ariko agahora ababaye ahangayitse? Nanjye ntabwo mbizi. Nuko atarahura nawe zamubwira ngo gira amahoro wenda. Kuki uwo muntu ameze gutya ariko agahorana umutima uhangayitse, nta kintu abuze bigaragara? Oya, nta mahoro y'umutima afite. Kristo Yesu akuzwe. Dusigaye tunabura n'umwanya wo gusurana kubera jugujugu z'iby'iyi si. Twarikingiranye nk'uko twabizirikanye mu ivanjiri uyu munsi. Yesu yongeye kutubwira ati, nimugire amahoro, sinyatanze nk'uko isi yatanga. Tubisanga mu ivanjiri ya Yohana. Aya mahoro ya Yesu rero ni ubumwe bukomeye hagati y'umuntu n'Imana. Aya mahoro Yesu atanze ni ukwirukana ubwoba mu mitima y'abantu. Abantu twagize ubwoba, twarahungabanye. Isi yacu uko imeze uyu munsi iradushyira mu muvuduko urenze uko umubiri wawe umeze, uko umubiri wanjye umeze. Bityo ibyishimo by'umutima bikabura, tugahora duhangayitse. Bamwe ngo ndabyutse ngiye gushakisha. Iminsi yose yahindutse nko kuwa mbere. Icyumweru ntabwo ntigifite n'icyo kikubwira. Ejo naganiriye n'umuntu yagiye ahantu gukora, ngo kubera ko aho hantu hafi ya hose ngo insengero zifunze, ngo no ku cyumweru abasanga ku Gikwa. Nawe ni umukristo gatolika, nawe yurira igikwa. Ariko aribaza ngo abantu ba hano ngo iminsi yose yabaye kuwa mbere. Bakristo bavandimwe, igihe cyose tudafite aho duhurira na Yesu, ni ukuri nta byishimo dushobora kugira. Tuzakomeza tuba abahakanyi, tuzakomeza twanga abasenga, tuzakomeza twange Imana, kubera ko tudafite aho duhurira nayo nyine. Kandi uwange Imana ubuzima bwe ntago buramba. Kuramba k'ubuzima bwa muntu ni ukugira ibyishimo, kuko nibwo buhamya buduherekeza twese. Ubusabane ngirana n'Imana nicyo kimperekeza. Tomasi, Yesu abonekera abigishwa bwa mbere ntabwo yari ahari. Banamubwiye ko babonye Yesu, ati oya. Yesu anamubonekeye nta nubwo yakoze ibyo yifuzaga, ahubwo yagize isoni n'ubwoba. Bakristo bavandimwe, dusabe Yesu tubarizwe aho ashobora kudusanga naho dushobora kumusanga. Ubuzima bwacu yarabuduhaye kandi bufite intangiriro, bufite n'iherezo. Iryo herezo ni ugomba kuriduha, si twebwe tugomba kuryiha. Niyo mpamvu nka Tomasi icyo twasaba Yesu, Nyagasani, igihe cyose wibone ushaka kumbona ujye unsanga aho ngaho. Ese Yesu wagusanga hehe?
ese aho hantu uri niho Yesu azagusanga? Tugira aho dusanga Yesu, natwe atwigaragarize. We ntabwo ahwema, aracyadushakisha. Yesu aduhaye ubutumwa rero ngo nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye. Iri jambo amaze kurivuga ngo abo muzababarira ibyaha bazabibabarirwa, abo mutazabibabarira nabo ntabwo bazabibabarirwa nyine. Iri ni isakaramento rya penetensiya, niho rivukira, isakaramento ry'imbabazi. Yesu yaduhaye byose, arashaka ko natwe tubigeza ku bandi. Murebe uko twicaye mu kiliziya hano. Ese ni iki kitubuza twese kuza tugahimbaza Imana mu gihe gitoya tukajya mu buzima bwacu bwa buri munsi? Yesu aradutumye rero, mutangariza abandi izuka rya Yesu Kristo. Dushirike ubwoba, twamamaze inkuru nziza. Igihe cyahozeho kandi kizahoraho. Uko tubara igihe ni nako cyabarwaga. Hashize igihe na n'uyu munsi, ariko uburyo dukoresha icyo gihe twirukanamo Imana, nta mahoro byaha umuntu ku mutima. Yesu yongeye kutubwira natwe, mugende mwamamaze Yesu wazutse. Mugende mutange ubukristo, mugende namwe mutange imbabazi, tugende natwe dutanga urukundo, tubwiriza abantu gusenga ntacyo byica. Nta muntu wasenze ngo akene, nta muntu wasenze ngo arware, nta muntu wasenze ngo ahungabane, nta muntu wakunze Imana ngo akene. Oya, kirazira. Nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye, mutange ibyishimo. Yesu yongeye kutwibutsa ko nta muntu waremewe guhangayika, nta muntu waremewe gukuka umutima, nta muntu waremewe guhunga Imana. Oya, oya. Ese ni iki kiguha ibyishimo mu Kristo uri hano? Ni iki gitanga ibyishimo? Nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye, mutangaze imbabazi n'impuhwe za Nyagasani. Yesu yarazitugiriye. Yesu wazutse aracyatwigaragariza, nitumushakira aho tugomba kumushakira. Abakristo bavandimwe, nujya mu ikoraniro ry'abasenga, ntabwo ari ugupfusha umwanya ubusa. Niwitabira umuryango remezo, ntabwo ari ugupfusha umwanya ubusa. Nusura umuntu w'inshuti, ntabwo ari ugupfusha umwanya ubusa. Ibyo bintu bizahoraho, bitangwa n'Imana. Imana igakoresha abantu bafite ubwenge. Ntabwo ari ugupfusha ubusa. Gukora igikorwa cy'urukundo ntabwo ari ugupfusha ubusa. Kwifuriza umuturanyi amahoro ntabwo ari ugupfusha ubusa. Gukora urugendo tugiye kwicuza ibyaha byacu ntabwo ari ugupfusha umwanya ubusa. Ese umwanya ni iki ku muntu? Umwanya ni iki ku muntu ugereranyije n'Imana y'udutiza? Umwanya ni iki ku muntu? Baradutoza gukora amasaha 28 kuri 28. Oya, n'imashini zirazima. Baradutoza gukora cyane no kwirukanka ku bintu. Ni byiza, ariko wibuke ubitanga. Turabyirukankaho ntitubibone,
twanabibona tukabiryana umutima uhagaze kubera guhangayika. Turacyari muri iyi nzu ifunze. Yezu twamuteye umugongo. None se izi mpuhwe za Nyagasani ko ari twe yazigeneye twazishakaje ku bandi? Isomo rya mbere riratubwira ukuntu ngo intumwa ngo basangiraga byose, ibintu bitatu: bagasangira umugati, bagasangira isengesho, kandi bakaba abavandimwe. Ibyo bintu bitatu byabaga mu byishimo. Bagasenyera umugozi umwe, maze ikibi bakabona uko bakirwanya. None se bakristo bavandimwe, niduhunga Yezu tuzamenya ko ubuzima buryana? Niduhunga Yezu tuzamenya igisobanuro cy'iyi si? Niduhunga Yezu tuzahishurirwa n'ukuntu abantu bashakisha imbaraga mu bisenya? Niduhunga Yezu tuzamenya amahoro dushobora guha abandi? Niduhunga Yezu tuzamenya igisobanuro cy'iterambere? Ibyo ni ibibazo buri muntu wese yakwibaza kugira ngo asohoke muri iyo nzu ifunganye. Iyi nzu itarimo Yezu nta byishimo itanga. Mama Faustina rero mu ijambo rihambaye cyane, Yezu yaramubwiye ngo uzakora iyo bwabaga wigarurira imitima y'abantu bose, cyane cyane y'abanyabyaha, bitanga ibyishimo mu ijuru. Ubuhungiro bwa roho y'umuntu ni mu mpuhwe z'Imana. Nta kindi imitima yacu yatanga kitavuye kuri Yezu ngo kizatanga umunezero ku bantu. Dusabe Yezu rero udukunda akomeza amurikira imitima yacu, adusange natwe aho dukingiranye muri byose bituremereye ku mutima no ku mubiri, aduha amahoro dukwiye guha abandi, maze dutegure impamba yacu kuri iyi si, tuzabane nawe ubuziraherezo. Nyagasani Yezu nabane namwe.